turabashuje kandi twongeye kubaha ikaze ku rubuga rwacu rwa Iyarure TV. Imana ibaha umugisha, mwebwe mwakoze subscribe, mwebwe mwitanga umunsi ku munsi mukadutera inkunga yo kureba ibiganiro tubaha. Imana izajya ibaha umugisha. Turabashuje rero aho mutwumvira muherereye hose, abari iburasirazuba, hirya no hino, amajyepfo, amajyaruguru, uburengero bwaryo, mwese turabashuje. Abari muri East Africa no ku yindi migabane igiye itandukanye iri ku uyu mubumbe wacu, mwese tubahaye ikaze. Imana y'amahoro, Imana y'umwami wacu Yesu Kristo izajye ibaha umugisha kandi ibagure. Uyu munsi muri iki kiganiro muri kumwe na MC Theo, nk'uko bisanzwe kandi ni kwa kundi tugira guke tukabazanira impuguke, inzu y'ibitabo, umusaza w'imisatsi ibiri, umusaza w'inararibonye. Kuri screen zanyu muramureba, ntabwo mwari mumuherutse. Reka tumwakire kandi tumuhe ikaze. Pastor, tuguhaye ikaze. Turabashimiye cyane. Imana iguhe umugisha. Wari umaze iminsi waraburiye he? Twari twarakubuze. Amaze iminsi ndi mu kazi kenshi, nkaba njagaraye ndashoboye kuboneka. Yego. Ariko wagize uti reka nongere mbibuke, watwibutse kandi wagarutse. Numvise rwose nari mfite inyota n'urukumbuzi rwo kongera kubasura. Uko bijya binezeza cyane iyo naganiriye kuri TV. Yes. Abakunzi bacu ngira ngo baragukunda. Ni kenshi umaze kuza kandi hano habaye mu rugo. Aha habaye mu rugo rwose. Niyo mpamvu natwe tugukumbura. Yego. Watangira wibwira abadukurikiye. Bene data mwese mudukurikiye, tugiye kuganira kuri uyu mugoroba. Nongeye kubasuhuza, ni inshuti yanyu Revera Pasiteri Amenyimana John. Uyu munsi wa none numvise ngomba kongera kubaganiriza ikindi kiganiro mfite nateguye, kandi ndizera yuko Imana iribuze kudufasha kigatambuka neza. Naratangira ariko reka mbanze dusenge. Mana yacu, Mana ikiranuka, turagushimira cyane kuri Imana yacu kandi ukaba uri n'umubyeyi wacu. Tugukundira yuko uri Imana idahinduka, kandi n'urukundo rwawe ntabwo rujya rucogora, ntujya urambirwa. Mana, abo wacunguye, abaguhungiyeho bose bakunda kimwe. Uyu mwanya rero, kubera ko abana bawe baba bafite inyota yo kumva ijambo ryawe, tugiye kuganira ku kiganiro nateguye. Umfashe nk'Imana yanjye, unyobore mu magambo ngiye kuvuga, kandi abayategeye amatwi bose abahesha umugisha. Njyambaje mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Tuguhaye ikaze rero, n'ubundi umwanya n'uwawe, utubwira icyo Yesu yagushyize ku mutima. Murakoze cyane. Uyu munsi wa none numvise nashatse gutegura ku kiganiro cy'icyigisho cyitwa intambara y'umwuka. Abakristo benshi duhura n'intambara z'uburyo butari bumwe, ariko ntabwo bajya basobanukirwa izo ntambara ikiba kiziteye. Intambara y'umwuka. Intambara y'umwuka. Combat spirituel. Irakomeye iyo. Burya rero icyo cyigisho kirakomeye. Kugira rero ngo umuntu intambara y'umwuka abashe kuyumva, nuko abanza kumenya aho iyo ntambara yatangiriye. Ariko hari abantu batazi ko abakristo turi abasirikare. Bamwe ntibajya, kandi turi mu ntambara. Kandi hari umuririmbyi uvuga turi abasirikare benshi bogejwe mu maraso, umwami wacu Yesu Kristo ni nawe muyobozi. Kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho no mu rupfu, dukomeze dushyire imbere dushimire ihora. Yes. Haleluya. Urakoze cyane Pastor. Kunyunganira nabwo urakoze. Iyo ntambara rero abantu ntibashobora kwisobanukirwa batamenye
uwayiteje, aho iyo ntambara yatangiriye, icyabiteye, cyatumye ibyo bintu uko ari bitatu. Ugomba kumenya iyo ntambara yatangiriye he, yatangijwe nande, byari bitewe n'iki. Ntarajya rero mu busobanuro buhagije, niyo mpamvu ngira ngo hari amagambo ya Bibiliya nshaka ko twifashisha ubanza uyansomera. Yego. Muri Daniyeli igice cya 10 ku murongo wa 12. Daniyeli igice cya 10 umurongo wa 12 haranditswe ngo, ahera ko arambwira ati witinya Daniyeli, kuko uhereye ku munsi watangiriyeho gushishikarira gusobanukirwa no kwiyicisha bugufi imbere y'Imana yawe, amagambo yawe yarumviswe kandi niyo anzanye. N'umurongo wa 13 urageze kuri 14. 13. Ariko umutware w'ubwami bw'Ubuperesi amara iminsi 21 ambuza. Nyuma Mikayeli umwe wo mu batware bakomeye aza kuntabara, ntinda mu bami b'Ubuperesi. Ku murongo wa 14, nuko none nzanywe no kugusobanurira ibizaba ku bantu bawe mu minsi y'imperuka, kuko ibyo weretswe ari iby'igihe gishyize kera. Amen. Soma no mu Befeso igice cya 6. Nka Abefeso igice cya 6 umurongo n'uwa 10. Abefeso igice cya 6 umurongo n'uwa 10 ugeze 18. umurongo wa 10 guhera ku murongo wa 10. Guhera ku murongo wa 10. Titire y'amagambo iravuga ngo uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana. Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware bafite ubushobozi n'abategeka y'isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijoro. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Rekera aho ngaho, nuko nari nongereye imirongo ariko si ngombwa. Kangarukira ngaho kwa 13. Muri make ariya magambo yose tumaze gusoma aratwereka uburyo umukozi w'Imana Daniyeli yigeze agira ibihe byo kubonana n'Imana, Imana imwihishurira, afata ibihe byo gusenga ibyumweru nka 3. Imana ngo imuhishurira ibigiye kuzaba mu minsi iri imbere, ibizabaho. Ariko mu masengesho yafashe yo kwiriza ngo yamazemwo ibyumweru 3, arasenga ntabone igisubizo. Minsi 21 atabona igisubizo, ariko ngo yiherereye ari kwiganyira yibaza impamvu ibisubizo bitaboneka. Agiye kubona abona marayika aramwishuriye, aramubwira ngo Daniyeli mugabo ukundwa cyane, ntutinye, kuko igihe watangiriye gusenga ushishikarira usengera iminsi uhagazemo, amasengesho yawe yarumviswe, kandi nicyo kinzanye kugira ngo musobanure iby'ayo masengesho. Ariko aramubwira ati nageze mu gihugu cy'Ubuperesi, umutware waho aranzitira, ambuza gutambuka,
icyo ni ikimenyetso cyerekana ko burya hari abatware b'abadayimoni bahagarara hejuru y'abanyamasengesho bakabanza kuzitira iki amasengesho. Nuko Daniyeli atarika Imana yohereza marayika wayo witwa Mikayeli, niwe waje kuntabara. None rero utega amatwi kugira ngo mubwire ko iyi ntambara yabaye nigamije kugira ngo tuguhishurire ibyo mu minsi y'imperuka, intambara uko zizagenda mu minsi y'imperuka. Daniyeli ibyo bintu amaze kubyumva nibwo yagize gutya ngo yaje gusubizwa mu imbaraga, kuko marayika yamwongereye imbaraga. Abwirwa rero ibizabaho byose mu isi y'imperuka. Ayo magambo macyane yafashe gutyo, kimwe n'ariya yo mu Befeso, ngira ngo nereke abakristo ko intambara y'umwuka iriho kandi ari ukuri. Intambara y'umwuka iriho. Uwayiteje ninde? Intambara y'umwuka yatangiriye hariya mu ijuru. Uwayiteje ni marayika Imana yari yararemye witwa Lusiferi. Lusiferi bisobanura ngo inyenyeri yo mu ruturuturu. Lusiferi yari afite ubwiza kandi niwe wari ufite icyubahiro imbere y'abandi bamarayika bose, ngo yari ayoboye korari ihimbaza Imana mu ijuru. Ariko Lusiferi amaze kubona ko afite icyicaro cyiza mu ijuru, amaze kubona n'icyubahiro afite ko abamarayika bose bamwumvira, Lusiferi yarigometse, yigomeka ku Mana, yoshya abandi bamarayika kugira ngo bamushyigikire. Lusiferi ngo yashakaga indi ntebe iruta iyo Imana yari yamuhaye. Icyicaro yari yamuhaye ntabwo cyamunyuze, yifuza icyicaro kiruta icy'Imana. Abarigometse n'abamarayika abandi yabashije kugwa baba barigometse. Lusiferi aho kwitwa rya zina Lusiferi, ahubwo yahindutse Satani. Satani aricyo bisobanura ngo umwanzi. Bibiliya rero ntidusobanurira neza inyigisho zose zo kuri Satani. Bisaba ko umuntu ashakishwa mu byanditswe byera byose ibitekerezo by'ibyo Satani akora. Kandi muri ubwo bushakashatsi umuntu agomba kwitonda kugira ngo atandukanye ibyo rubanda ruvuga kuri Satani n'ibyo Bibiliya imuvugaho. Iyi nyigisho igamije kudufasha kumenya ibyo Bibiliya yo ivuga kuri Satani. Niyo mpamvu nshaka kugira ngo dusome iyi mirongo iboneka muri Ezekiyeli. Imirongo iboneka muri Ezekiyeli igice cya 21 ku murongo wa 11 kugeza kuri 15. Ezekiyeli igice cya 11, igice cya 28, 11 ugeze 15. 28 umurongo wa 11 ugeze 15. Haranditswe ngo, maze ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti, mwana w'umuntu, curira umwami w'Itiro umuborogo, umubwire uti, umva uko umwami w'Uwiteka avuga ngo, wari intungane rwose, wuzuye ubwenge n'ubwiza buhebuje, wahoze muri Edeni, ya ngobyi y'Imana. Umwambaro wawe wari ibuye ryose ry'igiciro cyinshi, odemu na pitida.
na Yahalomu na Tarushishi na Shohamu na Yasipi na Safiro na Nofekina na Bareketi n'izahabu, ubuhanga bwo kubaza amashusho n'imyironge bwari iwawe mu minsi waremwemo, byose byari biringaniye. Wari warasigiwe kugira ngo ube wari warasigiwe Yesu asante wari warasigiwe kugira ngo ube umukerubi utwikira, kandi nagushyizeho kugira ngo ube ku musozi wera w'Imana. Wagenderaga hagati y'amabuye hagati y'amabuye yaka umuriro. Wari utunganye bihebuje mu nzira zawe zose, uhereye umunsi waremweho kugeza igihe wabonetsweho gukiranirwa, wuzuyemo urugomo ruzanywe n'ubugenza bwawe bwinshi butegera gucumura. Nicyo cyatumye nkwirukana nk'uwanduye nkagukura ku musozi w'Imana. Narakurimbuye wa mukerubi utwikira we, ngukura hagati ya mabuye yaka umuriro. Ubwiza bwawe nibwo bwateye umutima wawe kwishyira hejuru, kubengerana kwawe niko kononye ubwenge bwawe. Nakujugunye hasi ngutangariza imbere y'abami kugira ngo bakwitegereze. Wageze kuri 15? Ntanaharenze ahubwo. Ntacyo mwakoze aho ngaho, mba mpavuze niba bari kutwumva nawe akaza gushaka icyo gitabo, nawe akaza kuhasoma. Ni igice cya 28 ku murongo wa 11 akageza 15. Ayo magambo rero uko avuga, umuhanuzi atangira avuga ku mwami w'Itiro. Ubwiza bwose bwavugaga ku mwami w'Itiro, ariko ikigaragaza ko aya magambo atari uwo mwami gusa, n'aya magambo aboneka ku murongo, n'ariya magambo aboneka ku murongo wa 13 avuga ngo wahoze muri Edeni, ya ngobyi y'iki y'Imana. Wahoze muri Edeni ni Satani, ya nzoka iyobya abantu yashutse Eva. N'ubuhanuzi nanone bwaje bwikubitamo buvuga ko ibi bintu nanone bireba Satani. Satani yari umwuka w'ubwiza butangaje n'ubutware bukomeye wabaga imbere y'Imana. Satani urumva ko Rusuferi yari afite icyubahiro gikomeye. Hariya basobanuye amabuye yagenderagamo hagati, kari amabuye abengerana. Satani yari afite icyubahiro gikaze. Ariko uriya murongo wa 14 nanone w'icyo gice cya 28 hita Satani umukerubi. Abakerubi rero ni bamwe mu bamarayika baba imbere y'Imana. Ngo n'umukerubi ndetse wari warasigiwe gusigwa, yari yaratoranijwe mu bandi bamarayika kugira ngo ahabwe icyubahiro. Imana ubwayo yamushyize ku musozi wayo wera. Urumva yabaga hafi y'Imana, yagenderaga hagati ya mabuye yaka umuriro. Imana yamuremye yuzuye ubwenge. Ubwo bwenge bwari ubwo kumenya Imana n'ibyayo. Urumva ko Satani Imana ngaho yari yamugize ahari icyegera cye. Iby'ijuru byose Satani arabizi, sibyo? Satani rero ibyo byose yabonaga afite n'icyo cyubahiro imbere y'Imana, nicyo cyamuteye ubwibone. Ubundi cyagushije Satani nta kindi ni ubwibone.
usomye muri Ezekiyeli 28:12-15 wasomye, hatwereka Satani nk'inyenyeri, hatwereka Lusiferi nk'inyenyeri yo mu ruturuturu waremanywe gukiranuka n'ubwenge bwiza. Ku murongo wa 15 na 17 niho bigaragaza ihinduka rye n'icyateye Satani kugwa, uhereye kuri 15 kugeza kuri 17. ni ubwibone bwe, ubwiza bwe buhanitse bwagoretse ubwenge bwe, bubuteramo imbuto mbi yera ibibi, imbuto yera ibyaha. Icyo nicyo cyatumye Satani agwa. Icyaha cye iyo ubirebye gishingiye ku bwibone. Rebera igitabo cya Yesaya umurongo wa 14, Yesaya igice cya 14 umurongo wa 12 kugeza 15. Yesaya 14 umurongo wa 12 kugeza 15. Uhera ku murongo wa 12. Haranditswe ngo, wa nyenyeri yo mu ruturuturu we, mwana w'umuseke, ko wavuye mu ijuru ukagwa, uwaneshaga amahanga, ko baguciye bakakugeza ku butaka. Waribwira guti nzazamuka njye mu ijuru, ntuzi intebe yanjye y'ubwami isumba inyenyeri z'Imana, kandi uti nzicara ku musozi w'iteraniro mu ruhande rw'impera y'ikasikazi. Nzazamuka ndenge aho ibicu bigarukira, nzaba nk'isumba byose. Ariko uzamanuka ikuzimu ugere ku ndiba ya rwa rwobo. Urahumvise? Ni Satani rwose. Na urahumvise uburyo bwebye ni Satani uvuga. Nuriya ni Satani none. Kuko ngo ashaka gusumba isumba byose. Yego. Aha rero hatwunganira gusobanukirwa icyatumye Satani aba mubi akagoma. Ni bwa bwiza bwe bwatumye yumva atanyuzwe n'icyicaro yari yarahawe n'Imana n'icyubahiro, bwatumye yifuza kwizamura no kwishakira ngo intebe iri hejuru y'izindi. Mwumvise ko ariho yavuze ngo nzazamuka ndenge aho ibicu bigarukira, nzaba nk'isumba byose. Iki nicyo cyaha cya Satani. Satani yifuje kumera nk'iki? Nk'Imana. Bihurira he n'intambara yo mu mwuka? Ndaza kubikwereka. Intambara yo mu mwuka aho ihora. Ubu turi ku ntangiriro. Turi ku ntangiriro. Nakubwiye ba Daniyeli intambara bahuye nayo, nkubwirana no mu Efeso intambara ihura nayo. Pawulo amaze kwigisha itorero ryo muri Efeso yararibwiye ati noneho ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwose, kuko tudakirana n'iki? N'abafite umubiri n'amaraso, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi. Abo turwana nabo ni ibinyembaraga, ni ibinyabubasha. Nicyo cyatumye ahugura itorero ry'Imana. Uyu mugabo rero Satani, hari aho twavuze ngo ubwibone bwa Satani, iyo tugeze hano hepfo, ubwibone bwa Satani bwatumye Imana imuta hasi ku isi. Imbere y'Imana ntihaba ikintu cyose cyandujwe n'icyaha. Iri jambo ngo nicyo cyatumye nkwirukana nk'uwanduye, ngagukura ku musozi w'Imana. Satani ntabwo yavuye rero mu ijuru ari wenyine. Satani baba marayika bose
bamwe bamuyobotse kimwe cya gatatu kimwe cya gatatu aho bose bamanukanye nawe. Buriya muri kiriya kirere iyo myuka y'abadayimoni y'abamarayika bagomye ntugire ngo iba hano muri iyi si, ahubwo izerera muri kiriya kirere. Kandi Satani niwe mwami wabo, niyo akoresha. Ni abamarayika baguye burya nawe akoresha. Satani nta nicyo gituma yigira nk'umwami, kandi kuko umugambi yari afite wo gushaka kwigeranya ngo yigire nk'Imana, n'ubu ngubu uwo mugambi arawufite. Umuntu wese ushaka gucika Satani ngo agiye kwa Yesu, nicyo gituma Satani amurwanya. Abakristo rero bamenye ko ari mu ntambara y'umwuka, kandi iyo ntambara ngo ihoraho. Ndagira ngo nkwereke ahantu nanone mu byahishuwe Yohana yeretswe uburyo Imana yamumanatiye mu ijuru ikamuta mu isi. Soma ibyahishuwe 12 ku murongo wa 7 kugeza 9. Ibyahishuwe 12 umurongo wa 2 tugeze ku 9. Ibyahishuwe 12 ku murongo wa 7 kugeza 9. Umurongo wa 7. Mu ijuru habaho intambara. Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka. Ikiyoka kirwanana n'abamarayika bacyo ntibanesha, kandi mu ijuru ahabo ntihaba hakiboneka. Cya kiyoka kinini kiracibwa, nicyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, nicyo kiyobya abari mu isi bose, nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunyanwa nacyo. Yes. Soma umurongo wa 12 wanyu. Iyi nahageze. Wa 12. Umurongo wa 12. Umurongo wa 12 uravuga ngo nuko rero wajuruwe namwe abari bamo nimwishime, naho wowe wasiwe nawe wanyanja we mugushije ishyano, kuko Satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe gito. Yes. Ndagira ngo ayo magambo somye mu byahishuwe nayasobanura ukuntu Satani yirukanwe mu ijuru akajugunywa mu isi, ndetse ngo habaye intambara ikomeye. Urumva yari afite ingufu, yari afite abamushyigikiye, ariko Imana ifite umutware w'intambara mu bamarayika witwa Mikayeli, ngo niwe waje kugira gute gutabara. Kirarwana ariko ngo ntabwo cyanesheje kugera ubwo bamujugunye mu isi. Mu yandi magambo, Satani ajya arwana intambara ariko ntajya anesha. Niyo mpamvu umukristo wiyemeje gukurikira Kristo agomba kumenya ko ari umusirikare mu bandi. Nahura n'intambara za Satani ntakamutinye, kuko icy'ingenzi ni uko ugomba gukora ibyo Uwiteka ashima. Satani yarajugunywe, ijuru rirakonda rigira bite, ribona umutekano. Ijuru ryacu ni iry'amahoro, umwami wacu abaho ni iry'amahoro, yararitunganije, umunyentambara yakuwemo. Ariko abamarayika basigaye ari bazima bo baratatse, baravuga ati nezerwa wajuruwe, namwe abaririmo, ariko wasiwe nawe wanyanja we mugushije ishyano, kuko Satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi. Satani ntajya anezezwa rero n'umuntu uvuga Imana neza. Satani ntajya anezezwa n'umuntu ufashe ijambo ry'Imana ngo reka rimuyobore ajya akora ibyo rimutegeka. Uwo nguwo ntabwo ari inshuti ye. Nk'uko yafashe umugambi wo kurwanya Imana ntiyabishobora, ariko aravuga ati nanjye nzarwanya abo yaremye. Ko Satani we abantu aranabasuzugura. Twaremwe mu buryo bworoshye,
ariko we ni ikinyabubasha gifite imbaraga z'umwuka w'ubuyobe, twebwe ntitwakibona ngo tugifate tugishobore. Utuneshereza ni Kristo. Kandi Satani nubwo yaciye muri iryo juru, ariko ngo azi ko afite igihe gito, azi neza ko iminsi yiwe ibaze. Hari umunsi buzacya bucana ayandi, umwami wacu ageze muri bya bihe byo kumuboha. Dusomye mu Byahishuwe igice cya 20, hagaragaza uburyo umwami azamanuka akaboha Satani n'ingabo ze zose kugira ngo abashe kwima ya ngoma y'imyaka 1000. Satani azababoshye. Igihe afite ni igihe gito. Nta mukristo ukwiriye gutinya intambara ya Satani, kandi afite umwami we wamunishije. Aha twereka neza ko intambara ya Satani iriho, ariko ko ari igihe gito. Kristo naza azamunesha, kandi bazamujugunya muri ya nyanja yaka umuriro. Kugeza kuri uyu munsi wa none, isi ibeshejweho n'ubuntu bwa Kristo, kandi kuba itorero rye rikiri hano mu isi niyo mahirwe y'iyi si. Abakristo rero muri abasirikare nk'abandi. Yesu yaduhaye ziriya ntwaro, ntabwo nashatse kudusobanura, ariko Kristo yaduhaye intwaro yo gusenga. Iyo dusenze papa arumva, kandi agahururira kuza kudutabara. Arabizi neza ko Satani ijuru nawe yararibujije umutekano. Niyo mpamvu Kristo burya natwumva kurusha ibindi byose bimusenga. Imana ntihabwe icyubahiro. Pastor, turimo tugana ku musozo, ndagira ngo utange conclusion, tubwire abakristo uburyo iyi ntambara bakwiye kuyitwaramo. Ngira ngo iki cyigisho turagitangiye, iyi ni episode ya mbere. Yego, bazagende bakurikira ama episode uko azakurikirana, bazagera ku musozo bamaze gusobanukirwa. Ubu twari turimo twinjira, nibyo narindi naho iyi ari introduction, ni introduction y'inyigisho. Yego, ubu rero twagana ku musozo urimo usoza. Mu gusoza kwanjye nagira ngo babwire ngo iki cyigisho cyitwa intambara y'umwuka, bamaze kumenya uwayitangije ni Satani. Kandi Satani ntabwo yari asanzwe ari mubi. Satani yari yaremwe ari umumarayika mwiza, yahindutse kubera ubwibone bwe. Yifuza kumera nk'Imana. Icyo nicyo cyatumye n'Imana imufatira icyemezo, kuko Imana itajya ibana n'icyanduye. Ikindi cyose cyanduye Imana ntijya ibana nacyo, imujugunya mu isi. Ubu rero turatangiye, ndashaka kuzazana episode ya 2 ivuga ku bandi banzi Satani yifashisha baturwanya. Hari abandi banzi 3, nabo ndagira ngo nzabigishe mbasobanurire abakristo, mbigishe nyine n'uburyo bashobora kubanesha. Abo banzi ntabwo ari abaturanyi, ntabwo ari abaturanyi. Abo banzi bandi 3, uwa mbere ni isi dutuyemo, kuko ubundi Satani ajya kunesha n'umuntu yamweretse ku biri mu isi, sibyo? Undi wa kabiri ni kamere. Kuko kamere Satani yarayihinduye umuntu amaze kugomwa. Kamere y'ubwiza bw'Imana imuhesha amahoro irahinduka, ihinduka kamere mbi, iri kamere y'ibyaha. Ibyo rero ntibihita bicika mu muntu. Niyo mpamvu ushaka kuzabera, kuko bazajya banesha abo banzi nabo 3. Ubwo umwanzi wa 3 mvuze isi, mvuga na kamere. Umwanzi wa 3 niwe Satani. Aba bafatanya bombi rero, ariko abakunda gushyira imbere imwe abatega isi, ubundi akabatega kamere, ubundi we icyo akora no kugenda yenyegeza umuriro, arenyegeza. Ni nka shoferi uri ku modoka, iyo yagiserera arimo ashyiramo vitesi, ubundi akagiserera akongera umuriro. Ubundi icyo Satani akora, hari abanzi 2 yashatse banesha abakristo benshi, ugasanga gukurikira Yesu ntikiboroheye. Ibyo nzabitegura ubutaha, nzavanamo episode 4, ubusigaje 3. Yego, kandi barakoze. Nawe ndagira ngo hari icyo bumviseho cyane.
nagiraga ngo babanze basobanukirwe umwanzi wabo aho yakomotse. hanyuma rero ubutaha bategereze indi episode tuzareba ni gute wanesha umwanzi, ni izihe ntwaro ukwiye kwitwaza, se ni ishoka, ni umuhoro, ni iki? Ibyo tuzabireba, ibyo tuzabireba. Abo banzi batatu nzabasobanura, noneho ngerageze n'icyo babanesha, kuko nubwo tuvuga intambara y'umwuka nayo irwanwa mu mwuka, nayo ni mu mwuka, ntabwo irwanwa mu mubiri, nayo ni mu mwuka. ubwo rero intwaro z'umwuka nazo naho ubutaha tubatera amatsiko, naho ubutaha. urakoze cyane, Imana iguha umugisha kandi dusabire umugisha n'abadukurikiye bose. Ndagira ngo dusoze dusenga. Urakoze cyane, ushobora gusenga nawe. Turagushimiye Mwami Imana ishobora byose, tugushimiye kuri mwiza, tugushimiye ko ujya utuneshereza umunsi ku munsi. Twebwe icyo dusabwa ni ukwizera, ahasigaye ukarwana intambara. Ngaho rero umwungeri wacu, umuneshi wacu, umugaba w'ingabo wacu, tuneshereze iyi ntambara y'umwuka, kuko ni wowe ufite imbaraga, uturebere aho tutabasha kureba. Mwami Imana turwanirire, utuneshereze aho tutabasha kunesha. Ni wowe utuba hafi umunsi ku munsi. Databuja turakwinze kugira ngo utuneshereze, kandi ubu butumwa abazabukurikira bose bazahabwe umugisha nawe, ikiganza cyawe cyiza kizabane natwe. Urakoze data, rero icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen.